mwe hano kubibona ikibazo ngo kirano ni ikibazo gihari nabana b'abakobwa turi kwiyandagaza ku bana b'abahungu b'imyaka nka 20 kandi afite nk'imyaka 13 azi imboro zose yenda bivuga bikagira ingaruka ingaruka zigiraho ni ku bahungu aramufata akamufungisha yamara kumufungisha ngo nuko umuhungu yamwimye 20 byo gukuramo inda kandi nanda afite urukumva amakuru abahari ko abo bana b'abakobwa baba bari gukuramo amada nta kibazo baba bafite kuko buno byemewe gukuramo inda nta kibazo bigitera nka mbere wenda yaba ari nka mbere kuko wenda wakuragamo inda bakagukurikirana bakaba bagufunga ariko ubu ngubu pe birarenze birakabije abana b'abakobwa turi kwifata nabi ndi kubivuga ndi umukobwa abahungu bararenganye abagabo bararenganye abenshi gusanga bazira kari akantu kamwe akanyama kamwe kabisa bari kukazira kandi abagabo bari gufungwa cyane yego bari gubeshegwa umwana w'umukobwa w'umwangavu akabazi imboro ngufi n'indende barasambana cyane bitavugwa bikaze kandi handi wamusanga ajyamye muno mu kibuga na nyina kamushigikira ari nyina kuko nta kuntu wafata abagabo barenga bagere muri 3 muri kwandika inzandiko ko byamutenda nta kibazo kizavuka umwana w'umukobwa ukamusabira amafaranga 20,000 ari uwawe waramwibyariye uri umubyeyi we ukemera ko baguhereza 20,000 ku mwana wawe w'umukobwa bamusanganye n'umugabo ngo nuko bamusambanyije ho kugira ukumira icyaha kitaraba weho nyina akaba ari wo bishigika kemera amafaranga nago ari byo turi kubikumira kabisa ndi umubyeyi mfite abana 2 b'abahungu ejo cyangwa ejo bundi byababaho nabo ariko abagabo bacu bari kubabeshera bari kuzira ubusa n'abako bari kuzira ubusa gute impamvu bari kuzira ubusa ndi umwana w'umukobwa mfite imyaka 13 n'urugero ndi gutanga cyangwa 15 nzimboro z'abagabo 30 abo bana bato hano barasambana yego umugabo wose twavuganye ni ngombwa turyamane sibyo ibyo bintu n'uburaya mu buraya ntago ari byo niba njewe ndi umwana w'umukobwa nkaba nifuza uno mwana w'umuhungu ejo twatandukana nkakenera kugufungisha wanyanza ariko wanyanze nkakenera kugufungisha ibyo bintu ntago ari byo mubona ikibazo kiri n'abana b'abakobwa turi kwifata nabi abana b'abahungu bari guhohoterwa cyane bitewe n'ababyeyi batubyaye abakobwa none mumva ababyeyi bo bagira uruhare gutuma Yesu iyo mico igabanuka impamvu imico yagabanuka rero buno umwana w'umukobwa agomba kumenya niba avuye mu rugo iwabo umubyeyi akamukurikirana impamvu mbivuga uwo mwana w'umuhungu abagiyeho ntago ari musaza abagiye kureba nta nubwo abari muri umuntu abagiye kureba kandi abagiye amukunze mu kumukunda rero niba ngewe ngiye nkaba ngiye gusambana hanze ku mwana w'umuhungu dukundana tugatana bikaba ngombwa ko mufungisha ntago aba ari byo ngo nuko namusabye amafaranga 20,000 yabinyimye ntago ari byo pe ababyeyi aho bigisha iki abana babo b'abakobwa ko muvuga ko hano abahungu bari gufungwa cyane bitewe nuko yego abahungu abagabo bacu abahungu bari gufungwa bari guhohoterwa bari kuzira ubusa bari kuzira kuki muvuga ngo bazira ubusa kandi babasambanyije uwo mwana muto y'umukobwa naga bari umwana mutoya impamvu atari umwana mutoya ngiye nayitanga umwana w'umukobwa asambanye n'uwo nguwo uwo agiye kubuha 6 afungishije ibyo bintu naga bari byo nago bikura ko ari muto nago mbyanze nanjye ariko abari indaya kandi aba yaratangiye uburaya ari umwana muto niba yarasambanyije umugabo wa mbere ahubwo aho ngaho twavuga ko abo bana b'abakobwa ari bo bari gufata abagabo ku ngufu ni business baba bifitiye muri bo niba afashe umugabo wa mbere bagasambana bakamwandikisha mu buyobozi ko yemeye gutanga ayo mafaranga ubuyobozi buhari umusore bakamurekura
nyina kumvikana iwabo w'umuhungu umusore bakamurekura ejo agafungisha undi niba adatanze y'amafaranga akajya muri gereza bakamukatira umwana w'umukobwa hanze agakomeza kidegembya undi yamushizemo ibyo ni ibintu n'uburere nk'ababyeyi. Ubwo rero sinzi niba nakumvishe neza urashaka kuvuga ko mu gihe leta igiye gukurikirana wa muhungu wasambanyije wa mwana muto muri kuvuga ko asanzwe asambana yego yagakwiriye wenda kureba hombi yego agafata impande zombi nk'uko baba bari kuvuga ngo mu gihe ugifunzwe iyo 30 jours ugitegereje nyine turi kureba ibimenyetso bakiyiziye kuri sente aho bibera kuri tere bakifatira amakuru mu mudugudu neza uwo mwana w'umukobwa akamenya ni umwana muzima ese amufashe ku ngufu koko cyangwa se umwana w'umukobwa ni business asanzwe akora kuko ibyo nibyo biriho muri kino gihe business ku bakobwa biriho pe niyo gahunda turi gukoresha niyo kabiri kuko leta iravuga ngo umwana mutoya ntabwo bifasaba ngo mwumvikane niyo mwaryamana yarasanzwe n'indaye ubwo bavuga ko akiri muto yego barabivuga yego nibyo pe abakiri muto ariko basi bagiraho bagarukiriza abagabo bacu bere gukomeza kubajyana kuko bakomeje kudushigikira gutyo ni nkaho ejo cyangwa ejo bundi sininza tugasambana nkagufungisha bizaba ari byo none ubwo uravuga ko ari ababyeyi nyine bajya bashyigikira abana badushigikira ababyeyi nibo badushigikira ababyeyi bikosore ku mico y'abana bareba abana bacu ese umwana nunze yino mico afite imezute kuko niba yafungishije umwana w'umusore wa mbere umwana w'umukobwa agafungisha umwana w'umuhungu wa kabiri umwana w'umuhungu wa gatatu nukuvuga ngo yabigize akamenyero ni business afatanyije na mama bara ababyeyi bazi ko abana babo ku myaka 15 16 cyangwa 13 barasambana barabizi yego barabizi bazi ko ari business babirengaho kuko niba twasambanye mama wanjye akazaga akajya mu biciro na akavuga ati umwana wanjye mukubite 30 umuhungu wawe yigendere nkaba nayamukubita ni business mama ari kunkoresha nta burera ari kuma ababyeyi se bo biterwa n'iki n'ubukene bafite cyangwa se no gutandukana n'abagabo babo nta wamenya ariko ntago ari byo abagabo bameze nabi ngende kubivuga ndi umwana w'umukobwa abagabo bari kurengana ku gitsina gore n'abasore cyangwa se abo bana se baba bafite igikuriro ku by'abagabo bibeshya na yego umwana w'umukobwa we ubwe ku giti cye nkanjye gucyangana mfite 26 ariko nta wabimenye niho handi rero nagenda ngasambana n'umwana w'umuhungu nkabwira mama ati ngwino cirikane nawo muri business kuko ari mama ngurisha mbese mama wanjye ni ubungurisha kabisa iryo ubwo n'urucuruzo ku mwana w'umukobwa kuko niba mfite urupapuro rwa mbere mu mudugudu ruvuga ko umugabo wa mbere nashatse kumufungisha bitewe nuko twasambanye bakadufata mama bikaba ngombwa ko aza agaciringa bakama amafaranga umugabo nkamurekura ejo cyangwa ejo bundi muri gereza akaba ari mundi nafungishije nejo cyangwa ejo bundi undi akamusangamo mama nago yigeza nkumira kugira ndekeraho wenda kuba nasambana ni business mbafatanyije na mama wanjye murasanga nkaho mushaka kuvuga ati bihinduki yego dusaka uburenganzira no kubagabo abagore twabonye uburenganzira buhagije pe n'abagabo ni babahereza ubundi burenganzira bajye bakurikirana yego hombi ni bahafate pe kuko twese turababaye ibi ndi kuvuga wenda nago reka mvuge ko byabaye kuri musaza wanjye ariko kuba byarabaye kuri musaza wanjye dufite impapuro zigera muri 4 z'uwo mukobwa yandikishije mu tugari ashaka gufungisha abagabo mbese musaza wawe byabaye yego musaza wanjye pe ni abafungishije byagiye mu buyobozi barabyandika bikajya bigarukira mu buyobozi hamwe hari undi yashatse gufungisha aratoroka ajya kuri Rubavu bararabamuhiga nibyagira nyine nibamufata nibyakunda ku mukobwa umwe amaze gufungisha bagira mu bagabo 6 ariko musaza wawe ntabwo bamufunze musaza wanjye arafunzwa ni ufunzwe muri abo bose ariko bamufunza zira uwo mukobwa ariko dufite impapuro zivuze ko zizandikisha mu buyobozi abo bahungu bose bagiye babyamana bose impapuro umusaza wawe urakavuga ko se cyatumye we bamufunga ari uko atatangaye amafaranga yego kuba yaramubyati niba indari yanjye koko ndayemera reka tuzapime DNA umukobwa rero kugezana n'isaha inda nago umukobwa ntanda afite ni business niyo mpamvu cingira mvuga ko ari business we yaramureze ko yamuteye inda yego yamureze avuga ko yamuteye inda ariko iyo nda nayo tubona
uwo mwuzukuru wacu nawe tubona tuvuga ko umusore wacu afungiwe nawe tubona bamufunze ryari umusaza wawe bamufunze mu kwa 4 na n'isara cyari yaraburanye baramukatira ntabwo yari yakatigwa aracyari kuri 30 jours kuko dutegereje gupima DNA ariko yino saha nanda umwana w'umukobwa afite handi duhure nanda afite turahura natwe ubwacu n'umwana w'umukobwa ari kumwe n'abandi basore mbese ni business iwabo umukobwa bamukinisha rero mudukorere ubuvugizi atuye iriya mu Buhaza niyo batuye bamwirukanye Kanembwe kubera gushaka ibyo ngibyo nyine baramwisha abana na mama we dufite ibipapuro abayobozi banditse ko uwo mwana w'umukobwa n'ubundi asanzwe ari indaya ahubwo badukorera ubuvugizi abana b'abahungu bose bagenda bafungwa bazize iki kintu bamanze bajye babirebaho kuko turababaye na